Kambahereza ikaze nanone kuri YouTube channel. Uyu musore rero The Ben yasabye imbabazi nyuma yo kugaragaza inda y'umugore wiwe akayishyira imusozi, ngira mwari mwagiye mubona hirya no hino rwose hari abantu bamwe na bamwe bari bagiye bamunenga kubw'igikorwa yakoze cyo kugaragaza inda y'umugore wiwe. Ibi ngibi The Ben yavuze yuko nubwo hari abantu bamwe na bamwe batabyishimiye rwose, na nyina umubyara ubwiwe ntabwo byamunejeje habe na gatoya. Niko kuza mu itangazamakuru asaba imbabazi buri umwe wese rwose yaba yararebye iriya ndirimbo cyangwa se uwabonye inda y'umugore wiwe, avuga yuko bitazongera. Reka turebere hamwe uburyo byari byifashe. Mbere na mbere reka manze ngusabe gukanda subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Nkuko nabikubwiye, The Ben yasabye imbabazi rwose nyuma yo kugaragaza cyangwa se yo gushyira hanze indirimbo irimo amashusho agaragaza inda y'umugore we Uwikeza Pamela atwite. Nyuma y'iyi ndirimbo yise True Love igiye hanze, abantu benshi ntabwo babyakiriye neza ndetse bamwe bifashishije imbuga nkoranyambaga rwose banenze uyu The Ben kubw'igikorwa yakoze. Muri abo bamunenze rwose harimo umupfumu Rutanga rw'amaboko Nzayisenga Modeste wanenze iyi myitwarire ya The Ben ndetse na Pamela, aho yanditse avuga ko umugore utwite akwiriye kubahwa ndetse no kwiyubahisha nawe ubwiwe akiyubaha ubwiwe. Ibi ngibi cyangwa se ubu butumwa bwe yagize ati duhane duhanure, utwite aratwikira ntatwika ngo yimanukire, ejo kuzamuka byamugora amagarukirane. Muri rwa ruziga rw'ubuzima butazima inda y'umubyeyi irubahwa ikubahirizwa, ntiyanikwa ku gasozi rwose. Mu butumwa bwa Rutanga rw'amaboko bamwe batanze ibitekerezo bagaragaza ko yavuze ukuri, mu gihe abandi bamufashe nk'utazi aho ibihe bigeze rwose muri iki kinyejana turimo tuganamo gishya. Ibi ngibi we wabivugaho iki? Ese urumva Rutanga rw'amaboko ataravuze ukuri? Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuri uyu wa kabiri tariki 30 Ukuboza 2024, The Ben yasabye imbabazi agaragaza ko usibye abantu batandukanye basanzwe ndetse na nyina atabyakiriye neza ibyo yakoze. Ati abantu bagira ko bafata ibintu mu buryo butandukanye, ariko rwose ibintu nakoze byanenzwe n'abantu benshi. Kuri twebwe ntabwo rwose twabibonyemo ikibazo, usibye ko nanone abantu sinzi rwose uburyo babyakiriye, simbaveba. Ibi ngibi rwose nubwo kuri twe ntacyo byari bitubwiye, ariko na mama umbyara ntabwo yabyishimiye. Ndanamusaba imbabazi imbere yanyu mwese, mumbabarire mwese kubw'igikorwa nakoze. Nsabye imbabazi abantu babonye mu ndirimbo yanjye nshya amashusho y'umukunzi wanjye atwite rwose nagaragaje inda yiwe. Uyu muhanzi yakomeje avuga ko mu mboni ze n'umugore we n'uyu munsi batabibonamo ikibazo, ahubwo abantu batandukanye nibo barimo bagenda babibonamo ikibazo. Ati ibi ngibi binakuraho ko imboni yanjye n'umugore wanjye ntabwo n'izi saha tubibonamo ikibazo. Twakoze amashusho y'indirimbo twerekana umugisha dufite ku Mana, ariko mama aho ari hose ambabarire ubwo ngubwo arabyumva. Akimara kubibona yampamagaye rwose ababaye cyane, ntabwo yigeze yishima habe na gato kubona nakoze igikorwa nka kiriya. Ibi ngibi rwose yabisabiye imbabazi. Uyu muhanzi amaze iminsi agarukwaho cyane kubera igitaramo azakora muri BK Arena kuwa 3 Mutarama 2025 ku itariki ya mbere, azahuriramo n'abahanzi batandukanye yaba bo mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Kwinjira muri iki gitaramo cya The Ben bizaba bisaba amafaranga menshi rwose. Hari aho kwicara ari 500, hari n'aho 15,000, hari n'aho 20,000,
hari n'ibihumbi 25 ndetse n'ibihumbi 5 bitewe n'aho ushaka kuba wakicara, ndetse rwose hari n'aho kandi hiyubashye cyane ushaka kugura itike rwose mw'iki gitaramo ukicara ahantu hiyubashye ni 1,150,000. Ushaka kugura itike mw'iki gitaramo rwose urajya kuri rw'itangazamakuru rwose bandika inkuru hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, nurangiza wandike igihe rwose urahita ubibona, nawe uzabashe gutaha iki gitaramo cy'uyu musore Mugisha Benjamin kizitabirwa n'ibitaramo n'ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye.